Banyarwanda nshuti bavandimwe, turangije icyumweru cya mbere cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ni icyumweru gikomeye tugomba kwibukamo ko twese duhuje umugambi wo kwibuka amateka y'u Rwanda. Twifatanya n'abatutsi baguye muri jenoside n'abayirokotse, atari mu rwego rwo kumva bitatureba, ahubwo ari mu rwego rwo kumva ko dufatanije ubunyarwanda, dufatanije amateka. Niyo mpamvu nsaba rwose ko twarushaho kwibaza igihugu dutegereje imbere, icyo dushaka kubaka, bikaba igihe twe abanyapolitike turushaho kwerekana inzira twifuriza igihugu cyacu. Nta muntu yaceceka muri iki gihe, kandi nta nubwo yafata umwanya wo kwiyemera. Niyo mpamvu insanganyamatsiko nifuza kubaganiriza muri iki gihe turangije icyumweru ari yuko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ari ukwibuka amateka y'u Rwanda. Ngasaba rero abandika amateka, abanyamakuru, abanyapolitike, kureba u Rwanda dufite imbere tugamije rw'ubwisanzure, bakamenya ko ubwisanzure ari nabwo butuma abantu benshi batandukira. Muri ubwo bwisanzure ariko hari n'abandi bagomba kuba maso, bagomba gukangara abatandukira. Uko dukura inyuguti imwe ku mateka, niko tuganisha igihugu cyacu ahabi. Twitoze, twimenyereze kuyavuga uko ari. Narebye video muri iyi minsi y'uwari umwana wabaye umubyeyi witwa Mama Shenge, inkora ku mutima. Inkora ku mutima ku buryo bukomeye. Biranashimisha ariko ko amateka y'u Rwanda yanditswe, yashyizwe mu mashusho. Ariko babazwa no kumva abayiteguye hariho hamwe bahinduye ijambo, bavuga iby'indege ngo yarahanutse, birengagiza ko ukuri dufite ari uko indege yarashwe. Ntabwo ari ngombwa ko dutinda kubyiraswa, kuko uwabikoze hari igihe yenda azabyigamba tukamumenya. Icyo tuzi kuri ubu ngubu ni uko atari agisida. Amateka yacu azagumana ko indege yahanuwe n'ibisasu. Muri icyo gihe muri 1994 mu Rwanda hari ingabo z'ubwoko butatu: ingabo zari z'igihugu, ingabo zari za FPR, n'ingabo zari za Minwari. Umunsi uwabikoze yabonye bifite inyungu yo kubyigamba, niho tuzamenya uwo ari we. Muri iki gihe kandi no mu gihe kizaza, tuzakomeza kuzirikana ko bitari bikwiye. Tuzakomeza kuzirikana ko atari nabyo ntandaro ya jenoside, ahubwo yenda byabaye ntandaro yo gukomera kwayo, kuko ubwicanyi bwakorewe abatutsi bwari busanzweho, bumaze igihe butegurwa. Natanga urugero nko mu Bugesera muri 1992 bwari bwabaye, muri za 1991 no muri 1990, kandi no guhera muri 1959 nta gihe abatutsi batahohotewe. Nanavuga ndetse ko byatangiye ku gihe cy'abakoloni, aho
bashaka kwiganzura abari ku bwami, ubwami bakabwitirira nyine abatutsi, bagahimba demokarasi yaje kuvamo demokarasi y'amoko. Uko rero tugomba kwandika amateka neza, bigomba gushingira ndetse kuri ayo masomo mabi dufite. Nta gukuraho inyuguti, nta kongeraho iyindi. Uko abari rubanda rugufi twaje guhinduka ubwoko, niyo myandikire mibi y'amateka. Muribuka uko twigeze kugirana amasezerano yo kwakira abanyarwanda no kubita abavandimwe, iryo jambo bakaryima igisobanuro cyaryo muri za 92 na 93. Ubu ngubu ijambo riremewe. Umuvandimwe ni umuvandimwe koko. Abanyarwanda dufite ubuvandimwe. Murazi uko mu mateka habagamo ibyo bita ngo kwihutura. Umuntu yashakaga kwihutura kugira ngo ahinduke umututsi. Ariko ubu ngubu igikenewe ni uguhinduka umunyarwanda. Twese ubu ngubu tugambirije kuba abanyarwanda. Ngaho rero tumenye ko igihe dufite imbere ari cyo cyiza kuruta ibihe tuvuyemo. Nikitarangwa ariko n'ubwisanzure ngo kirangwe n'ukuri, tuzohereza igihugu cyacu ahandi habi kurushaho. Igihe nikigera zatunga urutoki rwose amaradiyo, abanyamakuru, cyane cyane baba bari mu gihugu, baba bari hanze, kandi namwe ndabibasaba muzajye mukomeza mubifashe, bahindura amateka babishaka, bakorera inyungu z'igice kimwe, birengagiza ko ubu turiho twubaka u Rwanda rushya. Amateka ndiho mvuga twibuka ni nkaho u Rwanda ruriho ruvuka bundi bushya. Icyunamo tujye tugifata nk'igise. Iyo umubyeyi ari ku gise, muganga avuze ati ugiye kubyara umuhungu kandi ari umukobwa, wabona umugabo yihutiye mu mangazini akagura imyenda itariyo, yahagera agasanga havutse umukobwa kandi yazanye umuhungu. U Rwanda rero ruba ruri ku gise mu gihe cy'icyunamo, ariko icyo gise navuga ko kitazahoraho. Tugomba kugeraho tukumva ko rwavutse, rwabaye rushya. Abo kandi turukesha turabazi. Niyo mpamvu iyo dushima Inkotanyi, ntabwo bari politike turiho dukina. U Rwanda aho rwari rugeze naho ruho rugana ni ukuvuka bundi bushya. Gihanga wahanze u Rwanda ubu nanone ari harongera kuruha ubuzima. Tubashime rero, tubashime tutiziganya. Hari abantu bakunze kumpora ngo sinagombye kuba umunyapolitike wigenga ngo nshime FPR. Nyamuneka ibihe nk'ibi ku muntu wese uzi aho u Rwanda rugana ni igihe cyo kubashima. Ni intwari rwose. Gihanga mushya turamufite. Twe duharanira kongera kuyobora u Rwanda. Navuga ko ari umwanya w'Akanyarwanda dushaka. Tubigendemo rero mu bwitonzi, mu bupfura no mu bwenge. Niba tugeze muri igihe cyo kwibuka, wowe ukumva
ntiwarokotse nk'umututsi, wowe wagombye kumva ko usangiye amateka nawe. Ku wa kabiri wakurikiye icyumweru cyatangiyemo jenoside yakorewe abatutsi, njyewe ubwanjye nibuka ko isoko ry'iwacu ku Ruhuha ryongeye kurema. Yari yaratangiye ari ku wa kane, isoko rirema ku wa gatanu no ku wa kabiri. Ku wa gatanu ntabwo ryaremye, ariko ku wa kabiri abanyabugesera bo ku Ruhuha barikoze barongera basubira mu isoko. Ndibuka ko nari mfite mugenzi wanjye twigishanaga twaga Munyanziza, ankoraho ati ngwino tujye mu isoko turebe hamwe twari dusanzwe dufatira akantu niba hafunguye. Twabaye tukigera ahirengeye isoko, ni imbere ya Beka, abahazi barahazi. Nkubise amaso isoko ryuzuye. Muri icyo gihe navuga ko ubu ngubu ni nko muri gihe twari turimo kwibuka, kandi tukiri mu cyumweru cya mbere cya jenoside. Uwo mugabo w'inshuti yanjye yari umunyarwenya cyane, arambwira ati reba ririya soko, uko urireba wakubwira ko ari abahutu ntabwo wabahakanya. Nibutse ko hari bamwe mu bo twari dusanzwe b'abanyeshuri, twari dusanzwe duhurira muri iyo nama, mu nama z'abanyeshuri, nari nkiri muri kaminuza nubwo nigishaga, bataje kandi nari maze kumenya ko bishwe. Naramubwiye Munyanziza nti iri soko sindyinjiramo, ndabizi neza ko rituzuye. Twahise dufata igare dusubira iwacu. Iyo shusho ntizansibanganamo. Niyo mpamvu aho abantu bateraniye batari abanyarwanda, ahubwo bitwa ngo ni ubwoko bumwe, aho ngaho ntimuzahambona. Kuva icyo gihe nagiye mpungwa, ngahunga uruvunge, ngahunga ingengabitekerezo y'abumva ko bahuriye ku buhutu badahuriye ku bunyarwanda. Mana y'u Rwanda, ndasabira abantu bose bagiharanira inyungu z'agatsiko, inyungu z'agace k'abanyarwanda. Naje kugera mu ishyamba aho twari tumaze gusenyerwaho. Njye sinabaga mu nkambi, ariko naje kwifatanya n'abari bavuye mu nkambi. Ndibuka tugeze mu gace ka Shanje, haciye kabiri twumva ko wari perezida wa leta y'impunzi ahageze, yitwaga Sindikubwabo. Nahise numva ko byanze bikunze iyo nkambi ihise yandura, ihise ifata isura y'ubwicanyi, isura y'abantu babi. Mpita mfata inzira, kandi koko mu gihe gito iyo nkambi yarashewe. Ntabwo nigeze ngenda inyuma y'uruvunge, nageragezaga kugenda imbere. Nyuma nkumva ko n'abandi bankurikiye mu ishyamba, nubwo bajyaga imbere bakancaho, kuko abenshi bari abasirikare, abafite ingufu. Ariko abantu turi kumwe tugendana twakomeje gushimishwa n'ibyemezo twagiye dufata. Inkambi ya Tingitingi isenywa,
twavuye mu b'imbere. Inkambi zose aho abantu bakambikaga, iyo batangiraga kwiyumvamo icyo kibahuza kitari ubunyarwanda, nahitaga mpambira. Ndetse n'inkambi ya Mbandaka, aho twageze uruzi rukaba urukuta rukomeye, dufite ubwoba ko tutazashobora kurenga. Harivugaga n'ibintu byinshi cyane ko mu mazi hariyo abarozi bashobora gufata umuntu wese wafata ubwato ngo yambuke. Abambonye baketse ko ari gutinya gusa abasirikare baza kutwicira aho ngaho mu kanya, ariko byonyine no kuba aho twari duhuriye nta bunyarwanda twari dufite, ubunyarwanda bwari bwaradushizemo. Wabonaga abitwaga ko bari ingabo cyangwa bari interahamwe bakomeza kwambura abakene, bapakiza ubwato bamwe, abandi bapfa nta kirengera. Ndazinga ko utworoshye utwangushye nirohe muri aya mazi. Kandi koko njye n'abandi bantu nka 12 twiroshye mu mazi, tumaramo hafi icyumweru tuyambuka, tugera mu kindi gihugu ndi mu b'imbere. Nyuma abandi banyarwanda benshi baza kuhansanga. Sinzi impamvu muri kino gihe nshobora kubwira cyangwa kwereka abanyarwanda inzira nziza yo gushyigikira ndi umunyarwanda, bakumva ko ntabikuye ku mutima. Kandi icyo gihe cyose ibyakozwe Imana yarabihaye umugisha. N'ubu rero nafashe inzira ndi ku buhunzi, njya muri diaspora, mva muri diaspora njya mu Rwanda, mva mu Rwanda ndi umunyarwanda, nkagera mu mahanga ndi umunyarwanda, nkahatura ndi umunyarwanda, ngasubira mu Rwanda ndi umunyarwanda, nkumva binteye ishema. Ariko kugeza ubu abenshi muri mwe baracyavumira ku gahera ikintu cyitwa diaspora, ngo ntibashobora kujya muri ambasade iyo za Afurika yose aho muri mu nkambi mu mpunzi. Mumenye ko diaspora n'u Rwanda rwanyu. Ambasade zigomba kubabera abavandimwe, mukababera abavandimwe, tukagira igihugu cy'abanyarwanda kigana imbere. Ngiyo gahunda nifuza ko mu minsi iri imbere tuzaharanira iterambere ry'u Rwanda, tukanaharanira demokarasi y'u Rwanda, ariko twarubatse ku mateka y'ukuri, amateka duhuriyeho, tuzajya dukomeza twibuka tuyafatanije, kubera yuko tuzaba twese twarayandikiye hamwe. Murakoze, murakarama.